umwizerwa Adolphe ubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho abadukurikiye bari mu bihugu bitandukanye. Dukomeje kuganira ku mateka y'indirimbo ziri mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana ndetse n'indirimbo z'agakiza, tuvuga ku mateka, tuvuga ku buhamya bwa bene data bazihanze kugira ngo zibashe natwe kuduha isomo ry'inzira banyuzemo, natwe bitwubake dukomerere mu rugendo rujya mu ijuru. Intego yacu ni ukugira ngo tuzagire iherezo ryiza. Reka rero tubane twiragiza Imana, hanyuma tugaruke tuganira ku mateka n'ubundi y'indirimbo twateguye uyu munsi. Mana yacu turagushimye Uwiteka Nyiringabo, tugushimiye ko wabanye natwe, kandi Mana ukaba n'uyu mwanya uduhaye kugira ngo dukube tuganira ku buhamya, ku mateka ya bene data bagiye baduhangira indirimbo, kugira ngo Mana bidutere natwe umwete wo gukomeza kubana nawe muri urugendo rujya mu ijuru. Dushyigikire rero, kandi Mana buri wese ukomeze kumugenderera, umwuka wera akora imirimo kurenza uko twayikora. Uri Imana yumva gusenga kandi ikadutabara, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku mateka y'indirimbo ya 286 mu gitabo n'ubundi cy'indirimbo zo gushimisha Imana, yitwa biba mu gitondo imbuto z'ineza. Reka tubanze turirimbeho igitera cya mbere ndetse n'icya kabiri, hanyuma ubundi tugaruke tuganira ku mateka y'indirimbo. Biba mu gitondo imbuto z'ineza, jyubiba ku manywa n'ikigoroba, rindira ko zera baze basarure, tuza tundimiba tunezerewe, tuzanezerwa nidutundimiba tuzanezerwa, nidutundimiba tuzanezerwa. Biba izuba riva biba mu kibunda, ntugatinye ibihu n'imbeho nyinshi, amasarurani mirimo bishize, tuza tundimiba tunezerewe, tuzanezerwa nidutundimiba tuzanezerwa, nidutundimiba tuzanezerwa. Amena. Imana ishimwe cyane. Iyi ndirimbo ni indirimbo n'ubundi igaragara mu ndirimbo zitwa gushaka abandi cyangwa se service chrétien. Ni indirimbo n'ubundi iduhamagarira ku bamaze kwakira Kristo umwana n'umukiza, tugira umwete wo gukomeza gushaka abandi nabo babone agakiza, bumva ibyiza zo kubona amahoro ya Kristo mu mutima. Rero iyi ndirimbo igaragara n'ubundi mu ndirimbo z'abadivantiste, mu gitabo gikoreshwa n'abadivantiste, indirimbo 74. Uwayihanze yayishyize mu rurimi rw'icyongereza, n'ubundi yatangiye ayihimba mu rurimi rw'icyongereza, yitwa ngo Sowing in the Morning, Sowing Seeds of Kindness. Amateka yayo rero, iyi ndirimbo yahimbwe n'umugabo witwa Knowles Shaw, ayandika mu mwaka w'1874. Uyu Knowles Shaw yavutse ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 10 mu 1834, avukira hitwa i Butler County muri leta ya Ohio, imwe muri leta zigize leta z'ubumwe za Amerika. Ubwo ni muri leta z'ubumwe za Amerika. Atabaruka ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 6 mu 1873. Uyu rero yazize impanuka, ni impanuka yabereye n'ubundi ahitwa imakini muri leta ya Texas. Ni impanuka ya gari ya moshi. Urumva ko yarakenyutse kubera ko yapfuye n'ubundi ku myaka 43, ukurikije ubundi igihe umuntu yagombye kuba yamara ku isi. Nawe rwose rwaramwihutanye kuko yazize impanuka ya gari ya moshi, twari tumaze kubivuga. Hanyuma agwa muri leta ya Texas, ariko
mu by'ukuri yari atuye ahitwa Elashville muri leta ya Indiana. Muri make afite ubwenegihugu bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Rero yapfuye akiri muto kuko yazize n'ubundi impanuka. Nyuma ubwo bamushyinguye n'ubundi muri mu irimbi ry'ahantu yitwa East Hill Cemetery, aho ngaho ni muri leta n'ubundi ya Indiana. Uyu Knowless ya isi umubyara yitwa Albin Shaw, yari umuhinzi, yakoraga umurimo yakoraga ise, yari umuhinzi ndetse akaba n'umucuruzi. Hanyuma nyina umubyara nawe yitwa Harda Griffin. Mu by'ukuri aba babyeyi baje gutura muri leta zunze ubumwe za Amerika n'ubundi ari abimukira baturutse mu gihugu cy'Ubwongereza, mu gace k'Ubwongereza kamwe mu kagize ubwami bw'Ubwongereza hitwa Scotland cyangwa se Ekose. Hanyuma igihe Knowless yari afite imyaka 10, ise yaje kurwara araremba cyane. Aho ni ku mateka y'ubuzima bwamuranze, kugira ngo tuze no kumenya uburyo yaje kugira impano yo kuririmba ndetse akaza guhanga iyi ndirimbo uyu munsi uri kuvugaho. Hanyuma nanivuze ngo mu gihe yari afite imyaka 10, ise umubyara yararwaye cyane araremba, ndetse aza guhamagara umuhungu we yumva ko ageze igihe cyo gusezera ku isi, ageze igihe cyo gupfa. Abantu bakuru ngo bababyiyumvamo. Hanyuma ahamagara umwana we amubwira amagambo akomeye agaragara nkaho yari ari kumuraga. Yaramubwiye ngo mwana wanjye uzabere imfura mama wawe, uzabe umwana mwiza kuri mama wawe. Ubivuze mu magambo yamubwiye mu rurimi rw'Icyongereza, yaramubwiye ngo my son be good to your mother, my son be good to your mother. Ayo ni amagambo ya mbere yamubwiye. Arongera aramubwira ngo kandi mwana wanjye witegure uburyo uzahura n'Imana, ni uburyo uzahura n'Imana yawe. Nabyo tubishyize mu rurimi rw'Icyongereza yaravuze ngo prepare to meet your God. Aya ni amagambo yabwirwaga na se igihe byagaragaraga ko arembye cyane. Amaze kumubwira ayo magambo, yahise amuhereza igikoresho cya muzika cyitwa violin. Violin nabonye ari nk'akantu kameze nka gitari, arakamuhereza aramubwira ngo uyu niwo murage nguhaye. Ibi binyibutsa amagambo ari mu Migani igice cya 22 umurongo wa 6, ahanditse ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda saza atarayivamo. Bivuga ngo yaramuhaye umurage amwifuriza. Aramubwira ngo ndifuza ko nkuko nakoreraga Imana nkoresha violin yanjye mu gakiza mbana n'Imana, nawe icyambere uzabashe kuba umwana mwiza imbere y'umubyeyi wawe, discipline icyambere. Icya kabiri ngo kandi witegure uburyo uzahura n'Imana yawe. Ahangaha rero ni inzira yaramuhaye, ndetse arangije ahita amuhereza icyo cyuma cya muzika cyitwa violin. Ibi bigaragaza imbaraga dukwiye kugira mu kwizera, mu guhamagarira abana bacu kubana n'Imana, cyangwa se mu kubakangurira kubereka yuko inzira nziza bazanyuramo ihari yateganijwe, ukayimutegurira. Ariho umwanditsi w'imigani avuga umwanditsi w'imigani Salomo avuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda saza atarayivamo. Hari abajya baca imigani ngo nta muryango buri ikigoryi, ugasanga umuntu ari kubivuga ku bana be. Oya, ntago bikwiriye nk'abakristo. Cyangwa se ngo nta mwiza wabuze inenge, kandi akaba ari kubivuga ku bana be. Cyangwa se ugasanga urere kuvuga ngo umwana arivukira. Oya, ahubwo dukwiye kuvuga natwe kuko Abanyarwanda nabo bavuze umugani uvuga ngo igiti kigororwa kikiri gito, ukamutoza inzira azanyuramo. Aha rero nari mbivuze nkurikije aya magambo uyu mubyeyi yabwiraga umwana we, amubwira ngo witegure uburyo ukwiye kuzahura n'Imana yawe. Hanyuma amaze kumubwira aya magambo, ntabwo n'ubundi yakize iyi ndwara yaje kumuhitana. Hanyuma birangira n'ubundi apfuye kuko byagaragara ko yararembye cyane amubwira aya magambo. Hanyuma uyu mwene data turi kuvuga ubuhamya bwe witwa Knowless Shaw, amaze kubona ko papa we apfuye nk'umwana w'imfubyi, kandi bigaragara ko yari yahaye agaciro message se yamubwiye, nawe yabihaye agaciro. Arangije guhera uwo munsi arwana ishyaka ryo kugira ngo nawe azabe koko umwana mwiza imbere y'umubyeyi we, cyane cyane ko uyu mwana yari ikinege.
niwe bari barabyaye wenyine gusa, niwe bari bafite. Hanyuma arwana ishyaka. Guhera icyo gihe atangira kwiga imyuga itandukanye. Icya mbere yari afite violin, yihata kugira ngo abe umucuranzi w'iyo violin. Arayiga, arayimenya, aba umunyamuziki. Arangije aragenda ajya kwiga gukora inkweto. Aragenda none yiga kubaza. Muri make yageze ku myaka 18 azi imyuga myinshi itandukanye, kugeza ubwo yaje no gusaba. Urumva yari azi Icyongereza, azi indimi z'iwabo, ariko yaje gusaba umwarimu we kwifuza kwiga indimi za kure, aza kwiga Ikilatini n'Ikigereki. Mu gihe gito arabimenya. Yari afite umuhati wo kugira ngo azarwana ishyaka, n'ubundi arirwanira kugira ngo ubwe abeho neza. Ikindi kandi none narangiza na mama we amubone ko atigeze koko aho umupfakazi nawe ngo amupfire ubusa. Arabwira ati rwose ndwana ishyaka kuko papa yarambwiye ngo uzakubera umwana mwiza. Ishyaka yari afite rero kugira ngo akunde n'ubundi aheshe icyubahiro umubyeyi we, kandi nawe ubwe nawe agire yibesheho nk'umwana we wabonaga ko asigaye wenyine, kandi n'ubundi yarapfushije se akiri muto afite imyaka 10. Rero uyu Knowless yaje kumenya umuziki cyane, atangira kujya mu bitaramo bitandukanye, ndetse agashakana akajya muri band, agahamagara abagenzi be bakaririmba, kuko yari yaramaze kumenya gucuranga neza cyane. Akajya mu biterane ahari mu bitaramo byo hanze, mu bakonseri, akajya mu rusengero aho yasengeraga naho akabasha kuvuga ubutumwa. Knowless aza rwose kuba icyamamare mu buryo bwo kuririmba cyane. Hanyuma Knowless show yaje gushakana na Martha Findlay, yabaye umufasha we, n'ubundi bari baturanye. Hanyuma aza kumurambagiza, bakora ubukwe ku itariki 11 z'ukwezi kwa mbere mu 1855. Hanyuma bagira umugisha, babyarana abana 5. Ni gute rero yaje gukomeza n'ubundi gukora umurimo w'Imana. Knowless yaje kuba umuvugabutumwa mwiza cyane, umuhanga. Icyambere ngo yari umuhanga kandi yera imbuto. Mu magambo y'Icyongereza baravuga ngo ni prolific evangelist. Yabaye umuhanzi mwiza cyane, umuvugabutumwa mwiza, prolific evangelist, umuhanzi. Baravuga ngo ni yari umuhanzi, umuvugabutumwa, singing evangelist. Ibyo niyo byamuranze mu murimo w'Imana. Nyuma yakoze umurimo cyane cyane mu gace kitwa Evansville, aho ni muri leta ya Indiana, aho turi muri leta z'ubumwe za Amerika. Hanyuma mu kuvuga ubutumwa bwe baba ngo uyu Knowless yavugaga ubutumwa, ngo kuvuga ubutumwa kwe yigaruriraga imitima y'abantu benshi cyane. Biza gutuma itorero yaje guhagarara nk'umuyobozi, yaje kubatiza abantu barenga 11,000, kandi wumva igihe amaze ku isi ari gito cyane. Yabatije abantu bagera ku 11,000 mu itorero yarayoboye ryitwaga Christian Church, cyangwa se itorero rya Kristo, ryitwaga Christian Church cyangwa se Disciples of Christ, abigishwa ba Kristo, niko iryo torero ryitwaga. Hanyuma akajya ayobora ibiterane byinshi by'ubuzutse, abantu bakakira Kristo nk'abe n'umukiza. Byarangiza akagenda akabatiza. Biza gutuma ku iherezo ry'ubuzima bwe yari amaze kubatiza abantu bagera ku 11,000. Tugaruke rero ku mateka y'indirimbo. Ni ukubera iki yanditse iyi ndirimbo yitwa ngo biba mu gitondo imbuto z'ineza? Yagiye kuyandika, yagize inspiration cyangwa se yahereye ku magambo yanditse muri Zaburi ya 126 ku murongo wa 6. Bituma yandika iyi ndirimbo. Ayandika mu magambo arambuye, ariko yahereye ku uyu murongo ugaragara muri Zaburi 126 umurongo waho wa 6, handitse ngo nubwo umuntu agenda arira asohoye imbuto, azagaruka yishima azanye imiba ye. Haleluya! Yahereye ku magambo akomeye cyane, ariko agaragara ko tudakwiye gucogora, tudakwiye gucika intege mu murimo dukora. Mu by'ukuri usomye amagambo y'iyi ndirimbo, ni amagambo agaragaza ivugabutumwa yakoraga. Noneho anezezwa n'umusaruro ari kubona, akabikora ababaye mu bupfubyi, mu bibazo bitandukanye, mu ntege nke cyangwa se mu mbaraga Imana yagendaga imutiza. Ariko biza gutuma abona ko ubuntu ajya ku murimo, ababaye agakora imirimo, agasabwa inshingano ku buryo buremereye, ariko ngo nyuma yabwo tuzatunda imiba tunezerewe.
haranditse ngo biba mu gitondo imbuto z'ineza, jya ubiba ku manywa n'ikigoroba, noneho ngo rindira ko zera baze basarure, tuzatunda imiba tunezerewe. Mu buzima busanzwe iyo umuntu yagiye guhinga n'ubundi ahinga afata imbuto ni nko kuyijugunya akagenda akayitaba mu gitaka, hanyuma ariko iyo agiye gusarura nawe abona asaruye imiba ye, agera mu rugo yumva anezerewe cyane kuko aba yayibibye, Imana ikagusha imvura, hanyuma imvura yamara kugwa akabona arasaruye, akanezerwa no kubona ari gutunda imiba. Arakomeza ngo tuzanezerwa nidutunda imiba tuzanezwa. Ni mesaje igaragaza ko ari ivugabutumwa ngo biba izuba riva, ntabwo dukwiye gukorera Imana mu gihe cyiza gusa, no mu gihe cy'ibibazo nabwo dukorera Imana. Ngo biba mu kibunda, mu gihe bigaragara ko abantu baruhutseho, mu gihe abandi bahuze. Twebwe abakorera Imana ntabwo bavuga ngo nzakora uko nariye neza gusa, ukora no mu gihe hari ibibazo. Hanyuma ngo ntugatinye ibihu n'imbeho nyinshi, ntugatinye uko ubuzima bwo hanze bumeze, ntugatinye ko ibihe byahindutse, ntugatinye, ahubwo komeza ukore, komeza usenge, komeza wegere Imana. Arakomeza aravuga ngo amasarura n'imirimo bishize tuzatunda imiba tunezerewe, kuko ababiba bababara bazatunda imiba banezerewe. Arakomeza ngo tugenda turira tubibira umwami wacu, niba tubabazwa n'abarimbuka, niba umuntu afite agahinda ko kubona yuko nta muntu ukwiye kurimbuka, kuko icyazanye Yesu no kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse bwinshi. Aravuga ngo niba tubabazwa n'abarimbuka, natwe reka dukomeze tukore, tusenge. Abari mu byaha barahari, abasambanyi barahari, abajura barahari, abarozi ntibabiretse, abicanyi ntibabiretse, abafite ishyari ntibabiretse. Ibyaha birahari ku isi n'ubundi birakomeje. Nubwo bikomeje rero bihari, twebwe duharanire ko abantu benshi bakwiye kurokoka kugira ngo bahabwe agakiza nabo binjire mu buntu bw'Imana. Iyi ni indirimbo idukangurira gushaka abandi, abo bandi nta bandi ni abakiri mu byaha, kugira ngo binjire mu gakiza. Kandi mesaje igaragara n'ubundi niyo muri Zaburi y'ijana 26 nk'uko twabisomye ku murongo wa 6, tuvuga ngo nubwo umuntu agenda arira, nubwo umuntu agenda ababaye asohoye imbuto, ukumva urahatwa gukorera Imana bikakuvuna, ngo ariko umuntu azanezwa nuko azabona n'ubundi afite ikamba ry'ubugingo, akagira ikamba ry'abahinduye benshi, kuko ni nako ijambo ry'Imana rivuga ngo abahinduriye benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Rero uyu muhanzi Knowless Show twavugagaho, urumva ko yakoze umurimo akiri muto, kandi ku murage wa papa we yamubwiye ngo uzashakishe inzira zose ukuntu uzahura n'Imana. Amubwira mu magambo meza cyane ngo kandi prepare to meet your God, nawe witegura ukuntu uzahura n'Imana. Uritegura gute kuzahura n'Imana? Hahirwa bafite imitima iboneye, kuko abo ngabo aribo bazabona Imana. Itegure mwene data, wowe wumva uyu muririmbyi ukuntu yaririmbye indirimbo, witegura uburyo uzahura n'Imana. Ikindi kandi utegure n'umuryango wawe. Buriya hari ibitaramo bibera mu ngo, ugasanga abantu barataramye barahuze, bibereye ku masocial media, ugasanga umubyeyi yahuze, buri wese ntago ari kwita ku kurena umuryango, ariko kubahawe umuryango ku bantu bafite imiryango itandukanye. Namwe murebe icyitegererezo uyu mugabo Albin Shaw yaraze umwana we amubwira ngo itegura ukuntu uzahura n'Imana mbere yuko apfa. Arangije umwana we abigendera. Rero umenyereza abana banyu, mujye mufata umwanya, mugire igitaramo mu rugo, muririmbe. Ntabwo kujya kubiba uzaba ngo ugiye guhera kure kandi wawe nta kihakorerwa. Fata umwanya, wowe n'uwo mwashakanye, wowe n'umuryango wawe, mufata umwanya, mutarame, muririmbe, musenge, musome ijambo ry'Imana, mwitegura uburyo n'ubundi muzahura n'Imana. Ntabwo gutegura ubugingo ari uko gusa wagiye mu rusengero, no mu rugo naho, kuko mu rugo n'ubundi niho dutangira dusengera kugira ngo dukomereze no ku rusengero, cyane cyane ko mu rugo tuba turi mu buzima bwa buri munsi twitegura ukuntu dukwiye gukomeza n'ubundi ku rusengero, ariko zatangiriye mu rugo. Rero biba mu gitondo imbuto z'ineza uzibe uhereye mu rugo, ukomereze no mu baturanyi, ukomereze n'ahandi, kugira ngo n'ubundi uzanezerwe igihe uzabona uri mu ijuru, ukabona abaturanyi bawe muri kumwe, ukabona abana bawe mwajyanye, ukabona umuryango ni mugari, ukabona hari abantu benshi bagoragiye, wagiye n'ubundi ubwiriza ubutumwa bwiza. Kandi si ngombwa amagambo, ubu ngubu noneho n'imbuto zirakenewe. Ubibe imbuto z'ineza, ni imbuto
z'umwuka wera. Ugira urukundo, ugaragaza urukundo, ugaragaze ubugwaneza, kugira neza, kwihangana. Izo ni imbuto z'ineza abantu bakeneye kugira ngo baryeho, hanyuma ngo nibamara kubona umucyo wawe bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru, bavuga bati ko kuriya muntu dukwiye kumugira nk'icyitegererezo cyacu, natwe tugahimbaza Imana bitewe n'uko atwerera imbuto z'ineza. Rero ukomeze ubane n'Imana, hanyuma iyi ndirimbo ikomeze ibafashe. Indirimbo ya 286 mbabwiye amateka yayo, namwe mufate umwanya muyiririmbe kandi mukomeze n'ubundi mwitoze gukomeza uburyo mutegura uko muzabana uko tuzahura n'Imana. Birategurwa. Uyu mubiri udufasha gutegura kugira ngo ubugingo buzarebe Imana. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo.